ni wowe wazaga mu nzozi nziza narotaga. Crazy in life, night and day duhorana. Memories of many tears, moyo wangu unanichoma, yeah. Nyumva nkubwire, je suis vite, warize kubera nje bidakwiye. Get I can feel my eyes, amavadosye. Ndagushaka, oh my babe, usiende. Penzi wangu jo, I can't leave you, let you down. Tujina naza ngusanga, oh mama jo, I can't leave you, let you down. Basimbwira ngusanga, Yo. kuba utari byanze sindi mu buriri but my normalies. Kuba utari byanze you are my SSC, my unlimited nawe nabona urumeze nawe. Nawe utabizi turi sa generation, dushishikajwe n'ifoto kurusha ipeso. Icyo utazimenyeraho ni ifoto icyeyefo. Imitwe yacu yuzuye depression, kani nywere downhill, maze ubundi mundeke nshyira akaguru ku kandi nkwe n'agacyayi nimushake munseke eya. Amini crazy zishe zaminduye ruza, yeah. Nikubura se tunahita njya kwa makuza, twadupromese nakubwiraga uratwibuka madatima, here we go practice on my die, you know I can't lose you, I can't be without you, me amo same to you, yeah. Nanjye ndashaka uwajyambwira bone chance, najya no kuryama dream about me, yeah. Nanabyuka kambaza uko narose mami mi amo, nanabyuka kambaza uko narose mami mi amo. Ariko disi yabigize private, anyita indisi kuko ntamukunda uko biri, yeah. Aranshuka aransiga so many times simbyibuka, yeah. Sometimes she told me she never go leave me alone, yeah. After you leave me you told me I'm so sorry. I pray with my emotion, can never give me attention, yo. But born a legend, no women no cry. Tubifurije ikaze mwese abakunzi ba Maboko y'Empire, tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro twatumiyemo n'abahanzi bakomoka mu karere ka Bugesera, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Ni abahanzi bafite indirimbo nziza, twabashishikariza mwese kujya kuri YouTube channel yabo mukabashyigikira. Abasore tubahaye ikaze. Yes, murakoze Bayintashema Kerive, abankoresha mu muziki izina rya Delvin, abamba muri Sad Sibling. Yego, Murakoze cyane. Mbere yuko mbibwira gato, Jizzy na baryoshya urukundo mama, yeah. Yes, nitwa Jizzy, niyo mazina nkoresha nk'umuhanzi. Njye nkambarizwa nanjye muri Sad Siblings, dukora turi batatu ariko umwe hari ikibazo yagize cyatumye ataboneka. reka twizere ko ubutaha tuzaba turi kumwe nawe azaba yaje. Tubahaye ikaze rero kuri mikoro za Maboko y'Empire. Yes, murakoze. Yego, nk'abahanzi rero reka mutangire muturirimbira kugira ngo tubakire neza, hanyuma tuganire nyuma, ariko mwabanje kuduhereza gato ku cyo muduhishiye. Nanjye ndashaka uwajyambwira bone chance, yeah. Najya no kuryama dream about me, yeah. Nanabyuka kambaza uko narose mami mi amo, nanabyuka kambaza uko narose mami mi amo, yes. Yeah. Abanshuka muhe kiss no kuri bidi mutamo gift so many time mubibana beef sinamuhaye na one kiss, yeah. Malolova sinzi kubigenza ngurangova if I know it's a combat. Hanyuma umuziki mwawutangiye ryari, muwumazemo igihe kingana iki? Yes, umuziki ndabyibuka nawutangiye niga senior 1, niho natangiye kwiga kwandika indirimbo. Gusa nahereye kera nkunda umuziki, except ko nabonaga ayo mahirwe yo kubasha kwandika. Gusa nageze segonderi mpura n'inshuti zanjye nazo ziwukunda. Umuziki nawutangiye na 23. Gusa
kubw'Imana byatangiye gucamo 2025 aribwo turi gusohora indirimbo. Nanjye uko mubona uku nguku ni nka Petit Frere muri quartier twarakuranye, twakuze twese tubikunda dufana ibintu by'umuziki, ariko njye nkaba naramusigagaho amashuri ho gato. Noneho tuza kwigana tugenda tubyinjiramo gake gake, twese turi kumwe neza uko twatangiye n'ubu ngubu niko tukimeze, twaratangiranye kabisa. Yego, n'uwo muvandimwe wanyu wa gatatu utabashije kuboneka kubera impamvu. N'uwo nguwo nawe twaratangiranye n'ubu turacyari kumwe. Icyo twababwira rero nka Maboko y'Impaya, twababwira ngo courage, kandi hano ni mu rugo. Igihe icyo ari cyo cyose muzaba mufite indirimbo nshya, igihe icyo ari cyo cyose muzaba mufite icyo mushaka kugeza ku banyarwanda, muhawe karibu kuri Maboko y'Impaya. Yego, hanyuma umuziki kuri mwe muwufata nk'iki? Umuziki nkufata nk'ikintu cyanjye cya buri munsi, mporamo buri munsi, gituma nduhuka mu gihe mfite stress zanangira ahantu hose, niwo utuma nongera kwiyumva ndi free kabisa. Okay, ndumva ikibazo cyumvishe neza. Nicyo nashaka kubaza, nyine nashaka kubaza wowe ni mpamvu ki ukora umuziki? Urumva icya mbere umuziki ugufasha kuruhuka, ugufasha kugabanya stress, ariko se intumbero zawe zo mu minsi iri imbere uba wumva ari icyo umuziki wakugezaho? Ikintu umuziki numva wangezaho, akenshi dukora dufana bariya bahanzi barenzeho ku rwego rwo hejuru, gusa nanjye inzozi nta muntu wakora ushaka kuguma hasi, ni ukugera hejuru kabisa tugatera step up. Ndumva intumbero zanyu zose ari zimwe, ariko na mugenzi wawe yatubwira kuri wowe umuziki ni iki, umuziki uwufata gute, ni iki umuziki ugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi? Yes, murakoze. Njye mbere na mbere ukuntu mfata umuziki, umuziki ni ikintu buriya njyewe mbere na mbere umuziki uranshimisha, kandi ikintu mba nifuza ni uko message zanjye zitambuka mu muziki ukumva n'abanyarwanda bose, kandi ukanabashimisha. Uretse n'ibyo ngibyo, umuziki ni ikintu cyadutunga mu buzima bwa buri munsi, ni ikintu nyine nkora nshimisha abanyarwanda nanjye ubwanjye, gusa nzi ko no mu bihe byaza umuziki wantunga. None se wowe iyo utekereje ukareba aho uri, ukareba aho watangiriye, ukareba n'ahazaza, ubona ni irihe tafari umuziki nyarwanda cyangwa se umuziki muri rusange ushyira ku muryango nyarwanda? Mbese umuziki umariye icyo abanyarwanda ndetse n'abandi banyamahanga baba mu Rwanda, cyangwa se buri muntu wese wumva? Mbere na mbere ikintu umuziki umariye abanyarwanda, umuziki ushobora gukuza igihugu, ugatuma igihugu gitera imbere. Maybe ko n'umuhanzi ashobora gusaba undi collab wo hanze, bigatuma igihugu kimenyekana. Ako ni akazi k'abaturarwanda kaba kari kwiyongera, n'abaturarwanda bamenyekana n'igihugu. Kandi nyine umuziki, izi message turirimba mu ndirimbo nizo zigenda zikagira abanyarwanda akamaro. Ndaguha urugero nko kuri Israel Mbonyi, hari abantu benshi umuziki murabizi ko hari abantu benshi ugirira akamaro cyane. Izo ni important z'umuziki zigenda ziba. Niko numva music. Yego, hanyuma indirimbo mumaze gusohora kugera ubu ngubu ni zingahe? Uwakenera kureba ibihangano byanyu yanyura hehe? Uwakenera kureba ibihangano byacu kuri YouTube ni Sad Sibling, niyo channel turi gukoresha cyane muri no minsi. Izindi ntago zirajya hanze neza ngo tubanze tuzikoreshe. Yego, ku bantu batumva neza indimi z'amahanga, Sad Sibling yayishaka gute? Ni izihe nyuguti yakwandika muri YouTube kugira ngo abagereho byoroshye? Yes, urakoze. Sad Sibling mbere na mbere mu Kinyarwanda ni abavandimwe batatu. Uburyo byandikwa, ni Third Siblings. Yego. Uburyo byandikwa ni gatatu na ra na da na siblings. Sibling bivuga abavandimwe. Yego, mu rurimi rw'icyongereza. Yego, urakoze cyane. Hanyuma kugera ubu ngubu hariho indirimbo imwe cyangwa hari n'utundi tuvideo mugenda mushyiraho ko mubonye akanya? Hariho indirimbo imwe, video turacyari gushutinga utuvideo gusa. Uno mu kwa munani turashyiraho indi ndirimbo iri muri studio.
Ni byiza cyane, njyewe nagize amahirwe yo kumva indirimbo yanyu no kureba video yayo. Ni indirimbo nziza buri wese atashidikanyaho, kandi ku myaka yanyu muracyari bato, njyewe nababwira ngo courage. Hanyuma ikindi twasaba abakunzi ba Maboko Empire n'abanyarwanda muri rusange ni ukubakirana neza muri uru ruganda rw'umuziki, bakabakirana yombi, bakabashyigikira, bakajya kuri channel yanyu Third Siblings, bagakora subscribe, bagasharinga indirimbo yanyu kugira ngo igere ku bantu benshi, bagakanda like ndetse bagashyiraho na comment, bakababwira bati wenda ibintu bimeze neza, ubutaha muzahinduraka, kugira ngo mumenye ni iki mugomba guhindura, ni iki mugomba kongeramo, ese ni ubuhe buryo bwiza abantu bashobora kuba approachinga ibyo byose. Ikindi ni uko babashyigikira no mu buryo bw'amafaranga kubo bishobokera, kubera ko indirimbo iravuna, kujya muri studio biragora, ndetse nuko kwandika umuntu aba akeneye gufata umwanya. Yego nibyo mufite courage kandi mufite n'ubushake bwo kubikora, ariko n'uwo bitabangamiye yabafasha mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Hanyuma ikindi, hari groupe mubamo y'ababyinnyi, sinzi nayo niba mwayiganirizaho abantu. Manager wanyu ntabwo yabifata nabi, mukababwira nabwo kujyaho bagakanda subscribe, bagasharinga dance zanyu, mbese bakabakurikira mu buryo bwose bushoboka kugira ngo banabashyigikire. Yego, tuba muri groupe ya Kagax. Amazina ya club tubamo ibyina bayita Kagax Talent Kid. Yego. Nayo nabashishikariza kudukurikirana, dukora dance nziza zigezweho, mukadushyigikira. YouTube ni Kagax Talent Kid, na TikTok byose ni Kagax Talent Kid. Mudushyigikire kandi muzamukoze. Yego, abakunzi ba Maboko Empire n'abaturarwanda, nawe uri kureba iki kiganiro wumva ururimi rw'ikinyarwanda, twagusaba kunyarukira kuri YouTube ndetse no kuri TikTok, ukareba channel yitwa Kaga X Talent Kids. Bakora dance moderne nziza, ndetse n'abana bafite impano, ntabwo ari aba bonyine, hari abandi batari hano rwose. N'abana bafite impano nabashishikariza kujyaho mukareba dance zabo, mukabakurikira, mugakanda subscribe, mukafollowinga kuri TikTok, ndetse mukajya no kuri Third Siblings mugakurikira abo bavandimwe. Ni batatu, hari utabashije kuboneka kubera impamvu basobanuye, ariko ubutaha bazaba bari kumwe. Video bakoze muyakirane yombi kandi mubashyigikire mu buryo bwose bushoboka, twizera ko ubutaha nibagaruka bazagarukana n'uwo muvandimwe wabo. Basore, mbere yuko rero tubarekura, mwakongera mukaturirimbiraho ku ndirimbo yanyu, cyangwa se niba hari n'izitarasohoka mwaduhaho agace gato cyane, kugira ngo wenda indirimbo itaba ndende, abantu kugira ngo bategerezanye amatsiko, ariko babizi neza ko hari ikintu mubahishiye kandi kinini. Amini crazy zishe aminduye ruza. Nikubura se tunahita njya kwa makuza. Twadupromese nakubwiraga uratwibuka, madati my we go practice on my die, no I can't lose you, I can't be without you, me amo same to you. Nanjye ndashaka uwajyambwira bone chance, najya no kuryama dream about me, nanabyuka kambaza uko narose mami, me amo nanabyuka kambaza uko narose mami, me amo. Iyo ngiyo baririmbiye yarakozwe n'iri hanze, ngiye kuririmbira iyindi nayo tuzahita tubaha ejo bundi mu kwa munani mu kwa cyenda. Ariko disi yabigize private, anyita indisi kuko nta mukondo ko biri. Ariko disi yo mama shenge yo you got me, aranshuka aransiga so many times simbyibuka, some so sorry I pray with my emotion, can never give me attention, but Bonnie legend, no women no cry. Basore rero turabashimiye cyane, mwakoze kuza kuri Maboko Empire, kandi n'ubutaha ni karibu. Yego, hanyuma dusoza, ni iki mwabwira abanyarwanda, ni iki mwasaba buri muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda? Yes, murakoze. Mbere na mbere ikintu nabwira abanyarwanda ni ugukunda ibyabo mbere yuko bakunda iby'abanyamahanga. Yego. Kubera ko nudashyigikira umunyarwanda ukajya gushyigikira umunyamahanga, ntabwo umunyarwanda azazamura ibendera ry'igihugu cye se ngo abe yazamuka.
gusa nushyigikira umunyarwanda niho nawe uzaba wishyigikiye kubera ko igihugu nigitera imbere n'uwo washyigikiye agatera imbere rizaba ari ishema ryawe cyane. yego Yego, hanyuma abakunzi b'amaboko y'Impaya nk'uko twabivuze n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'undi wese wumva ikinyarwanda uri kureba iki kiganiro, turabasaba kubashyigikira kuri Third Siblings, ni YouTube channel yanyu, bakajyaho bagasharinga indirimbo yanyu, agace gato ku ndirimbo y'umuhanzi cyangwa se iyo mushobora kuturirimbira umuhanzi uwo ari we wese ukunda. njyewe mbere na mbere mfana umuhanzi bita Ranapu, niwe muhanzi nkunda, nanabatamo ku karirimbo kiwe. Ranapu birimo neza, ari kuzamuka neza. Yego, ni karibu. Ni wowe wazaga mu nzozi nziza narotaga, crazy in life, night and day duhorana, memories of many tears, moyo wangu unanichoma, yeah, nyumva nkubwire, je suis vite, warize kubera nje bidakwiye, get I can feel my eyes, I'm a vadose, ndagushaka oh my baby usiende, penzi wangu jo, I can't live it let you down, tujina nazao ngusanga, oh mama jo, I can't live it let you down, basimbwira ngusanga Yo. kuba utari byanze sindi mu buriri but my normal knees, kuba utari byanze you are my SSC, my only medicine, nawe nabona urumeze nawe. Njyewe umuhanzi nemera cyane, mufata nk'umu grand frère nubwo tutabona uko duhuza, gusa yitwa Diezdora. Diezdora nawe birimo neza, ari kuzamuka neza. Yes. Nawe utabizi turi sa generation, dushishikajwe n'ifoto kurusha ipeso, icyo utazimenyeraho ni ifoto icyeyifo, imitwe yacu yuzuye depression, kani nywere down here, maze ubundi mundeke nshyira akaguru ku kandi, mwe n'agacyayi nimushake munseke eya. Asante sana basore, rero reka tubarekure kandi tubahaye ikaze kuri Maboko y'Impaya. N'ikindi gihe ni mu rugo, uko umwanya uzagenda ubitwemerera muzaza. Ikindi biragoye ariko tuzakora ibishoboka byose tubashyigikire mu buryo bwose bushoboka, yaba ari ukubaha ibiganiro nk'ibi ngibi, yaba ari ukubamamariza indirimbo zanyu, uburyo ubwo ari bwo bwose bushoboka tuzafatanya. Ibijyanye na video byo nabonye rwose mubirimo neza, ariko n'ibijyanye na video nimugira icyo mukenera, yaba kamera cyangwa se ubundi buryo bwo kubafasha butworoheye, muzatubwire, ni karibu igihe icyo ari cyo cyose. Yego, turabashimiye cyane rero kandi mwakoze kwitabira ubutumire bwacu, ibiganiro byacu naho utaha. Murakoze Murakoze cyane.